Mwiriwe neza nshuti za Rwanda 24 cyangwa se mwaramutse bitewe naho muri, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri iki gitangazamakuru cyanyu, gitangazamakuru mukunda muri benshi nk'uko mumaze kubitugaragariza, mukanda subscribe, mukanda like ndetse na comment. Uyu munsi rero turaganira ku kibazo cy'abaturage b'i Rusizi, ikibazo kimaze iminsi gicicikana hose ku mbuga nkoranyambaga. Turarebera hamwe icyo meya w'akarere ka Rusizi yatangaje kuri iki kibazo. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri iki gitangazamakuru. Mu ijambo umukuru w'igihugu yagereje ku badepite ndetse n'umukuru wa guverinoma ku wa 14 Kanama uyu mwaka, yibukije abadepite bari bamaze kurahira ko bagiye gukorera abaturage, bakabarebera ibibazo bafite kugira ngo bigezwe babishinzwe. Yagize ati, inzego zose z'igihugu z'iperereza bagomba kureba ikibazo aho kiri, bakakigeza ku buyobozi bireba kugira ngo gishakirwe igisubizo. Ibi yabivuze kubera ko urebye manda ishize y'abadepite yatereranye abaturage kugeza ubwo batewe igihombo n'ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bigaragara hirya no hino mu gihugu, kandi abayobozi bakabimenya bakicecekera. Mu bibazo yavuze n'ibijyanye n'insengero zitujuje ibisabwa zafunzwe, ariko icyamubabaje cyane ni abaturage bahinga umuceri mu karere ka Rusizi mu kibaya cya Bugarama batabaje inzego z'ubuyobozi ko umuceri bahinze uri kwangirika kubera kubura isoko yo kuwugurishirizamo, ariko ubuyobozi bugatera agati mu ryinyo bukinumira. Muri iki kibazo umukuru w'igihugu yagize ati, ejo hashize ubwo nari ndimo gushaka amakuru kuri interinete, nabonye amakuru ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abaturage batuye mu karere ka Rusizi bahinga umuceri bari gutaka ko umuceri wabo uri kwangirika kubera kubura abaguzi. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko yahamagaye bamwe mu bayobozi babifitemo inshingano, harimo uwahoze ari minisitiri w'ubucuruzi, minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abandi, ngo agasanga bari basanzwe babizi. Aho umukuru w'igihugu yibaza impamvu ikibazo nk'icyo kigomba kugera aho hose kandi hari abayobozi bakagombye kubikemura. Aha umukuru w'igihugu avuga ko ibyo ari ukuvangira abantu kandi mu by'ukuri ibintu biba byumvikanweho. Umukuru w'igihugu yemeje ko abantu bigizemo uruhare bagomba kubibazwa rwose. Urumva aba bantu bagizemo uruhare muri ibi bikorwa, ubwo namwe muriyumva cyangwa se namwe murabumva. Harimo uwo bita meya w'akarere wa mbere, uwa kabiri harimo gavana w'intara y'Iburengerazuba, ku rwego rwa gatatu harimo abaminisiters nk'uko yabivuze, ministers of local government, uyu wacyuye igihe, na minisitiri wahoze ari uw'ubucuruzi ndetse na minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi n'abandi hariya mu karere ka Rusizi buriya barimo babigizemo uruhare. Ariko cyane meya agomba kuvuga impamvu abo baturage batabonye isoko mbere, byatewe n'iki, agasobanura akavuga ati, ngewe ibintu nabigejeje kwa minisita ambwira ukuntu, na minisitiri aravuga ati, ngewe ibintu nabigejeje aha bigenda gukina gutya, tukamenya ngo ikibazo cyapfiriye he. Ese ikibazo ni abaturage? Aho ntabwo byakumvikana ko umuturage we yarahinze, arasarura, atunganya umusaruro we, yizeye ubuyobozi. Aho ubuyobozi nibwo bwabaye ikibazo. Aho umuntu yakwibaza ati, ese koko mu by'ukuri muri iyi manda tugiyemo, gukorera ku jisho kw'abayobozi kuzatuma tugera aho twiyemeje? Ikibazo nyuma y'uko umukuru w'igihugu avugiye iki kibazo cy'abahinzi babuze isoko ry'umuceri wabo, umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Aniseti kuri uyu wa 17 z'ukwa munani 2024 yatangaje ko toni zisaga 4,000 z'umuceri wari warabuze abaguzi mu kibaya cya Bugarama ejo ku cyumweru tariki 18, ubwo n'uyu munsi Kanama 2024, zizarara zose ziguzwe ndetse n'abahinzi bishyuwe amafaranga yabo. Nuvuga ngo ni nyuma y'iminsi 3 gusa umukiriya yararangije kuboneka.
gukorera ku jisho biraha. Meya Dogita Muzima, ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi kandi kasize umucyo ku ngano y'umuceri wari waraburiwe isoko. Bwavuze ko umuceri wose wari ku mbuga ungana na toni 850, undi usaga toni 300 ubitswe na koperative. Amakuru dukesha RBA ku rukuta rwayo rwa X yahoze ari Twitter avuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko uyu muceri uzagurwa n'ikigo cy'ubucuruzi bwambukiranya umupaka gifatanyije n'inganda z'i Rusizi. Kare kose iki kigo cyari cyagiye hehe? Meya niwe mbaza. Ubu tuvuge ko mu minsi 3 ari bwo muhise mubona umukiriya, cyangwa hari izindi deal wa mugani w'abandi zari zibyihishe inyuma. Ntabwo nibaza ukuntu meya agenda akicara mu office, kandi meya buriya ushinzwe kurebera ziriya nzego z'ibanze. Niba executive w'umurenge yarakugejeje ikibazo ukakimenya, umuntu ushinzwe akarere ukagenda ukicara mu office ukiryamira ati ikizaba nzaba umuti, ntabwo uri mu nshingano rwose, ntabwo uri mu nshingano. Izo His Excellency ahora ababwira izo ntabwo ari inshingano, izo nabifata nka iragisi, cyangwa se ni nka iragisi, ntabwo ari inshingano. Ubundi wakagombye ahubwo umuturage, iki kibazo nicyo wakagombye kuba warakemuye kera cyane, umuturage akongera agahinga akabona amafaranga gutyo. None umuturage arahinze hashize umwaka wose, umusaruro uracyari aho ngaho, ubwo uzasubira umubwira ngo hinga tabeshye. Rega meya umenye ko uriya muturage ikimutunze ni ubuhinzi, niho akura ifaranga, niho akura iyo mitiweli, niho akura imirebere y'abana, niho akura uwo mwene, niho akura uwo mwambaro, niho akura n'ibindi byose. Kandi usanga ubwo waciye ibintu mu nzego z'ibanze ngo nimubwire abaturage ngo batange mitiweli, babwire abaturage bimuke bave mu manegeka, babwire abaturage bakora ibintu n'ibi, kandi wowe wa muturage ikintu agusaba ntiwigeze ugikora. Nkeka ko ibi bintu byakagombye kurebwaho mu buryo bwimbitse, bakareba ibibazo ahantu hafite gukora. Rusizi numvishe mu minsi ishize havugwa ibibazo byinshi cyane n'ibindi, ariko Rusizi sinzi ikibazo ifite. Reka tujye ku bitekerezo noneho rero by'abaturage, by'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga banditse kuri iki kibazo. Nyuma y'uko uyu muyobozi w'akarere ka Rusizi atangarije ibi, abaturage batanze ibitekerezo ku buryo bumva iki kibazo n'uburyo cyakagombye gukemukamo. Umuturage wa mbere aragira ati, ibi bintu byo gukorera ku jisho bizarangira ryari? Abayobozi bazajya bakora ikintu ari uko nyakubahwa His Excellency abanje gutongana nabo koko? Ndababaye rwose, ahubwo nyakubahwa wacu yaragowe. Ni gute azareba ibibazo bikomeye bireba igihugu akongera no kuza kureba hano hasi mu baturage? Ibi ni ibintu byumvikana. Nawe mbwira ukuntu waba uri perezida w'igihugu warasizeho abayobozi kuva ku rwego rwa ministers kumanuka kugeza no ku mudugudu, kuti nyaboneka mujye murebera abaturage, ariko ibibazo bikaba ingutu bikaremerera abaturage, kandi muhari mwicaye aho muhembwa buri kwezi. Reka tubivuge mu magambo yabyo, nibyo byiza. Urahembwa, nta kirarane ufite, ariko umuturage ibyo abasaba reka da. Reka tujye ku muturage wa kabiri kumva ibyo yanditse. Yaragize ati, ni bya bindi navuze, umuyobozi ukorera abaturage umuceri urinda kuborera hanze, umuyobozi ari hehe? Kandi buriya Bugarama segita ifite agronome executive, abo ngabo umuceri wagenda bawuherekeje. Ariko executive w'umurenge muramurenganya. Uyu muyobozi w'umurenge afite inzego zimukuriye, ikibazo yakigejeje kwa meya. Kereka wenda iyo tuvuga ngo ntiyigeze abivuga kwa meya, aho twagombye kuvuga ati se uyu muyobozi w'umurenge we amaze iki? Ariko niba yaratanze ripoti kwa meya akiryamira, cyangwa se meya agatanga ripoti kwa gavana akiryamira, cyangwa se gavana nawe akabimenyesha abamukuriye ministers nabo bakiryamira, kuvuga ngo ikibazo niba kitari kwa minisitiri kiri kwa gavana, niba kitari kwa gavana kiri kwa meya. Umuyobozi w'umurenge we numva nta ruhare runini abifiteho cyane, kuko
ibi ni ibintu biba bimurenze gushaka amasoko ashaka n'akarere. Ubwo rero ngira ngo aha hantu ugomba kujya umucyo. Umuturage wa gatatu yaravuze ati abo bakagombye kwirukanwa baherekejwe n'igifungo. Ibi ndi gusoma n'ibyo abaturage banditse, mujye mwumva buriya ibitekerezo by'abaturage nibyo byubaka igihugu. Bayobozi, ibyo mukorera abaturage urwo bari kubabwira ngo abo bakagombye kwirukanwa biherekejwe n'igifungo. Wenda reka tureke igifungo. Uyu muyobozi ni umugumishaho, umuyobozi wicisha abaturage inzara. Uyu muyobozi azazamura abaturage, uyu muyobozi azashora manda y'imyaka 5 twinjiyemo arimo kwicisha abaturage inzara. Namwe munsubize. Umuturage wa kane yavuze ngo yewe wa muntu birakomeye, hariho abayobozi tuba dufite bameze nk'abacanshuro gusa his excellency baramuvuna cyane pe. baramuvuna cyane kandi bakagombye gukorera igihugu cyabo. Abashyiraho abizeye, bafite ubushobozi, bafite imbaraga, bafite ubunararibonye, bagerayo sinzipfira. Uwa gatanu yavuze ngo ajye abanyuzaho akanyafu abakorera ku jisho. Nibyo bya bindi nahoze mvuga, umuyobozi ukorera ku jisho. Habura iki gukemura ibibazo by'abaturage mbere y'uko umukuru w'igihugu yiyizira? Yesu ubwo ataje atabibonye kubera akazi kenshi abarimo, umuturage yamera ati? Abayobozi banyumva bandike muri komenti bansubize. Abayobozi badakora inshingano zabo tuzajya tubarega rwose, tuzajya tubarege mpaka mugiye mu nshingano neza. Umuturage wa gatandatu yaravuze ngo erega abafite inganda z'umuceri n'abantu babo baba babyumvikanye ngo ntibawugure, noneho byabakarana bakumvikana ngo bawugure. Uyu nguyu azanyemo ikindi gitekerezo, aravuze ngo erega baba bafite inganda z'umuceri zabo, muvuga ngo bariya bayobozi ba meya, ba gavana, ba ministers muzacunge niba baba badafite inganda z'umuceri cyangwa se inganda z'ibindi bintu ku buryo bituma umuturage adindira. Hanyuma umuturage yawima kuri makeya kuyo bishakiye, bakavuga ngo reka tumwerere tuzarebe ahantu azawugurishiriza. Niko uyu muturage yashatse kuvuga. Yabona his excellency yabimenye ibintu byageze wa Ndabaga, agahita abwira abana ati ngaho nimuze mupfe gutwara da. Reka ntawashobora. Nabyo byashoboka. Abayobozi babishinzwe nabyo bajye babirebaho neza. Kandi ubundi nta muyobozi uri mu nshingano wemewe kubangikanya imirimo ibiri, ubucuruzi n'inshingano. Nkeka yuko rwose ibyo ngibyo bitarimo. Niba uri mu nshingano, jya mu nshingano ukorera abaturage. Niba kandi bikurambiye, wa mugani wa his excellency yavuze ejo bundi ati niba wumva bikurambiye utabishoboye tubwire uvemo wigire mu byawe. Si bisanzwe. Ahubwo se uri meya, uri ku managinga kampani runaka, uri deje wa ibiki n'ibiki, urumva inshingano wazazirangiza ute? Abayobozi banyumva ibintu nabyo mujye mubirebaho, murebe niba abaturage batarenganywa kubera wenda aba bayobozi bo hejuru baba bafite ubucuruzi, noneho bagashaka kubatsikamira kubera nyine ubushobozi baba bafiteho. Undi muntu wa karindwi yaranditse ati uyu mumeya ariko ubanza aribwo acyururuka indege avuye mu mishoni. Yaratebyaga avuga yuko uyu mumeya bisa nkaho biri kumucanga mu bumeya bwe, nta kintu kigaragara arimo gukora rwose. Niko uyu nguyu yarashatse kuvuga. Undi yavuze ati ibi bintu biteye umujinya. Undi wa 9 nawe yaranditse ati nawe ndebera umuyobozi w'akarere kanyu ibyo arimo, ubwo n'akarere ka Rusizi kuva mbere hose yari yarabuze iki? Biba byumvikana rwose. Umuntu wa 10 yaranditse ati uyu agomba kweguzwa byanze bikunze. Meya, wabyumvisha abaturage bawe ibyo bakubwira, bakwitoreye. Abaturage nibo bakwitoreye, wariyamamaje babwira ngo uzabateza imbere, ngo uzabageza kuri ibi n'ibi, none nabambwe. Ntabyo wivuze, ni abaturage bawe wakoreye ibyiza. 11 yarahubiye ati baje i Nyagatare ko twe wasaziye muri stock. Uyu ni uw'i Nyagatare
nawe yavuze kuri iki kibazo. Yavuze ati baje i Nyagatare ko twe wasaziye muri stock. Iyi minisiteri y'ubucuruzi, iyi minisiteri y'ubuhinzi ifite ikibazo ki? Hose ko numva abaturage barira ngo ibyo bahinze ntibigurishwa. Ese nuko twebwe umuceri duhinga tutawushaka? Kandi umuceri umuturage arimo kugura 2,000 cyangwa 8,000, kandi hari amatoni n'amatoni yakaturengeye mu bihe nk'ibi ngibi, yakagiye hanze akibitse muri za stock. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, bayobozi banyumva babishinzwe muyirebeho. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo muyirebeho, ndetse na minisiteri y'ubuhinzi. Ariko minisiteri y'ubuhinzi yo nta nubwo nayigaya cyane, ko yahinze ikeza ikabwira minisiteri y'inganda n'ubucuruzi iti mwatuguriye kanga. Gusa murumva yo yabigenze ati minisiteri y'ubucuruzi harimo ikibazo gikomeye cyane. Undi muturage yavuze ati nk'uko abitangaje ko uyu munsi uyu muceri utarara muri depo, nawe ntiyakagombye kurara ku buyobozi bwa karere, kuko bigaragara ko ari we wabikoze nkana ngo yicishe abaturage inzara n'agahinda. Babyumvishe meya? Nyamara bahorana interuro ngo umuturage ku isonga. Alo Paul Kagame, mwarakoze babyeyi, ni wowe. Ahangaha uyu muturage ashatse kuvuga ngo izi nzego zose bireba muri make zikurweho, kandi hanagaragazwa impamvu icyo kibazo cyabayeho. Niba koko bayobozi tubwira mwubakira ibintu ku bushake n'ibitekerezo by'abaturage, iki kibazo cy'Urusizi cyakagombye gukemuka mu maguru mashya, kuko nibitinda gato n'utundi turere tuzafatwa. Ikintu nacyo mujye mukireba, kuko ngo burya ihene mbi ntawe zirika hiye. Undi muturage yaravuze ati ariko buriya mu mikorere y'inzego n'imikoranire mujye mureba ku muyobozi n'abayoborwa. Twibaze kuki buri gihe izi nzego zikora habanje kuba ikijisho, igitsure no kubanza gukabukirwa, aho urwego rubayobora rukuru rwo nta kibazo bafite. Ibi nibyo navugaga haruguru. Iki kibazo niba kitari hagati ya gavana na meya, kiri hagati ya gavana na minisitiri. Meya akaba arengana, ko meya nawe afite urwego rumukuriye. None se tuvuge ko mu minsi 3 uyu mukiriya wo gutwara izi toni zose avuye, minisita tukubaze duti abakiriya nihize giserenze ubohereje noneho kuko yarangije kubona ikibazo. Gavana aba bakiriya mu minsi 3 ko hize giserenze yabonye ikibazo bavuye. Nge nifuza ko nyuma yuko izi nzego zikorera ku jisho zitahuwe zajya zibazwa ibyo zakoze. Undi yagize ati aba bayobozi bo mu nzego zo hasi nibyo koko kigaragara nta bubasha bafite, haba hari undi utagaragara ubafiteho ububasha, kuko ikintu akiriya ntiwambwira uko meya, gavana n'abaminisitiri bafite umushingano ko bataba babizi. Nibyo nahoze mvuga, abaturage regaga nabo burya bareba kure, baba babizi, baba babibona. Meya ntuzibwire ngo uzakora ikintu, twebwe abaturage nta bushobozi dufite bwo kuza kubikubaza, ariko turabibona. Minisita nibwe ngo uzakora ikintu kitubangamiye ngo twe kukibona, ntabwo tuzaza muri ofisi yawe ngo tukubwira ngo usohokamo, ahubwo tuzabinyuza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umuturage ye kurenganya. Undi muturage wa 14 nasomye komenti nyinshi, zari nyinshi cyane. Undi muturage wa 14 yaravuze ati ariko ibiribwa bibura isoko gute mu Rwanda ko? Ariko narumiwe pe, nawe ngo karoti n'ibitunguru bya Rubavu byabuze isoko kandi Kigali tubigura amafaranga menshi cyane. Nk'ibyo bintu biba byumvikana koko? Haje ikindi kibazo cya Rubavu sasa. Iyi minisiteri y'ubucuruzi mbabwire nayo ifite virusi, maze kubona ko ifite virusi. Ni gute umuturage mu gihugu kingana nk'u Rwanda, hano hatagendwa n'indege zingahe, yaba yahenze karoti i Rubavu ahantu umuntu bwira yikoreje y'inshuro zingahe, kubigeza Kigali bikumirwa n'iki? Minisiteri y'ubucuruzi ifite ibibazo, ifite virusi. Mo virusi ntaza, ariko abayobozi banyumva bazayitahura kandi bazayimenya. Umuturage ibyo ahinze nibyo byakagombye kubona isoko mbere kurusha biriya mukura hanze.
byanaba ngombwa ibyo ahinze mukabitunganya nabyo mukabyohereza hanze, ariko imbere yabanje kujya kwihaza mu biribwa. Muratumiza umuceri Tanzania kandi twebwe iwacu urimo kuborera ku mbuga, ngo bigende bite? Minisiteri y'ubucuruzi, mureba abo bantu mukoresha, ntabwo numva ukuntu wajya gutumiza umuceri hanze kandi iwawe umuceri uhari. Urebe ko bataba bafitemo akantu. Undi muturage yavuze ati ariko se ubundi mbere y'igihe baba bari he? Kugeza igihe umukuru w'igihugu arenda kubivuga ati uyu muturage yavuze ati natwe mutubarize abahinzi bo mu gishanga cy'ubumwe Tumba, aha ni mu karere ka Huye, mwumve namwe turere ba meya bite byanyu. Iyi minisiteri y'ubucuruzi, nyakubahwa muyobozi mukuru w'igihugu, iyi minisiteri muyigendere hafi, kuko ntabwo numva ukuntu umuturage ahinga ahantu yizeye umusaruro, ahantu yizeye ubuzima, akazamara amezi 6 umusaruro yasaruye atarabona amafaranga. Kandi mu by'ukuri si uko abanyarwanda tudakeneye umuceri, turawukeneye, ariko wayi tugeraho kandi tuwuhinga. Uyu muturage arakomeza akagira ati akarere ka Huye twe umuceri wiyemezamirimo witwa Munyaneza yarawutwaye, amezi abaye 4 nta mafaranga. Ibi bigomba kubazwa akarere, ko akarere niko gatanga, ngira ngo niko gatanga amasoko. Bigenda bite kugira ngo rwiyemezamirimo mumuhe isoko amara amezi 4 atarishyura abantu? Uwo muceri uracyabitse, mumuha isoko mutarebye niba afite ubushobozi bwo kwishyura abaturage? Abantu batanga amasoko nabo mu turere babe maso. Aho hari mu karere ka Huye, ndi kubona ahubwo mu gihugu hose uwasubira mu turere yasanga mu turere twose abaturage barahabye, cyane cyane abahinzi barahabye rwose. Turaza gukora iperereza turebe, umuntu wese ufite ikibazo yandike muri komenti, ndaza gushyiramo namba zanjye, azanyihamagarire ambwire ibi bintu tubishyira ahagaragara, kuko ndabona mu turere abaturage bahinga ntibagere ku ntego zabo, kandi ari byo badutoza buri munsi. Muhinge mukoresha ifumbire mvaruganda, muhinge musagurire amasoko. Twasagurira amasoko tukabura umuguzi, yanabitwara ntatwishyure. Gusa kumva kuko mwebwe bayobozi. Undi muturage yaranditse ati biragayitse, ubu se His Excellency iyo atabagoboka amaherezo yari ayahe? Birababaje. Meya, Governor, Minister, iyo His Excellency atabibona, uyu muturage yari kuzapfa abonye amafaranga. Iki kigo uri kumbwira ngo kigiye kwambukiranya imipaka, sinzi n'ibyacyo, cyari kuzaza gutwara umuceri ryari? Undi wa nyuma twasomeye komenti ye yaravuze ati uwo muceri se barenda kuwambutsa imipaka kandi natwe hari uwo dukura hanze ndetse mwinshi, kubera iki? Se ni ukubera ko tutawukeneye cyangwa kubera bashaka kwikura mu isoni? Aha naho hari n'ikibazo. Minisitiri w'ubucuruzi, amakamyo yirwa atunda imiceri ayivana hanze ayizana mu Rwanda, none meya w'i Rusizi agiye kohereza noneho andi makamyo y'imiceri hanze. Nimumbwire iyo sene, uko kubisikana k'umuceri uva mu gihugu n'undi winjira. Ibyo abayobozi babifitemo ububasha kurikirana, kandi twebwe abaturage ikintu twifuza rwose, mujye munatubwira ngo babayobozi bagize uruhare muri ibi n'ibi, dore ibyabo bimeze bitya na gutya. Kuko uyu mumeya, uyu mugavana, uyu muminisitiri wicisha abaturage inzara, n'umuhindurira umurimo ukamushyira mu kigo wenda runaka, ubundi iyi ngeso azayikomeza, abakozi azabatsikamira. Njyewe niwo mwanzuro natanga, kugira ngo abantu bakurikiranwe, abaturage bajye babona isoko ku gihe kandi bishyurirwe ku gihe, kuko baba bavunitse, baba bakoze, kugira ngo bahorane umukanda mu nda, ahubwo mujye mubafasha ibyabo bigurwe kandi babone amafaranga ku gihe. Murakoze cyane rero kudutega amatwi, mukande subscribe, mukore komenti, iki kiganiro mukigeze kure hashoboka, kugira ngo ubuvugizi bujye bukomeza gukorwa. Kandi nawe utarakurikirana iyi channel, ugerageze uyikurikirane ukanda subscribe no kunzogera,
kugira ngo ikiganiro dushyiraho cyose kijye gihita kikugeraho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe n'umusaza Mombasa, Imana ibarinde.